Niko amacibiri wowe. Rwaka nahageze niko. Niko amacibiri. Macibiri akoze. Yes, niko amacibiri please. Niko Jack. Bisa naryitswe ryari. Jack. Nase ko gira kibazo mbwira voka nangaye. Voka ni 200. Gangahe? Voka nangaye. Wowe bumbafu. Ngwino. 200 hano. Ngwino. Asikutumbye kumuse hari ha. Icyazwa hano bumbafu we. So ntabwo nari namubonye. Bavuze ngwino. Ntabwo namubonye. Genda umwitaba. Niko. Wowe wakabwa we. Ninde wakubwiye ko ugomba kuzajya ugenda neka aho ngewe ndi wowe? Ase papa mba nakuni gihe macibiri hano inshuti yanjye bizi tujya tuza tukanikopesha hano kawunga. Nese kurumva naje kukuneka. Ahubwo ngiye hano ngo no kuza ngasanga uri mu cupa. Okay. Wowe nande? Ngiye nyine naje kugura amacibiri voka. Okay. Bo, macibiri. Izi nzoga nanyoye ntazo sindibuzi kwishyurira rwose. Ngewe se naje hano kubara amazi. Uragomba kuzinyishyura. Ngo iki? None se ngiye yongeye kurangura njyana intoki zanjye cyangwa amaso yanjye. Ko se papa macibiri ni umwana mwiza. Dore ajya tutase. Naguze ukajya dukopa kawunga. None ngomba nimba dukopa kawunga n'umwamburo urabona nzojya gukopa nande. Ndavuze nti ntabwo ndi buzishyure. Ikindi kandi nkubona usotse. Macibiri uruzishyura. None se papa reka batumubwire sibyo. Je namenye yuko papa Kiroso yaguhaye sheke y'amafaranga. Ihene zanjye bazitwaye uri he? Ese ko bazi bimujura kwiba yaguteguje nje nari nzi. Imbesiri kuko nzayigeze nti. Umva uzi nibindi? Oya nabyo nzi. Nkubona usotse rero. None ye kuntera umujinya urumva? Imbesiri wowe urusinziriye. Nani nsinziriye. Nese namubona kunanishwe n'inzaruheruka kutugaburira mu rugo. Papa, nkubona usotse d'abord. No papa bazumva mubwire bazo. Papa waje wumva ko ari nge muhungu ufite inaha ko na mudugudanzi sibyo. Uragira ngo nzakwice cyangwa nzakurisa. Kwica umwana wawe waramuto. Uzi ko wateye inda mama unaniwe. Imuteye unaniwe ndabizi. Nese ubwo umwana wavutse murumva mwishe waza. Noneho kwa kundi ugenda wambara upanaro utampaye agaciro ugenda gutya wimaringa. Nk'abaniga, nk'abastar. Uzi ko inabo abantu bose baranze. Uzi ko ncawa ko ngo ngoko rwaka. Ubu byo umwana w'umustar abantu bose baranze. Papa. Ujye nshyigikira ubundi. Ntacyo maze uri umeze nk'ikintu cy'ikibuye batereka hariya gusa. Papa nuko mbwiye. None se gozana ku mafaranga yo papa cyose wawe ntabwo mva najya. Ntabwo mva hano. Okay. Niba utahavuye rero. Ntabwo mva hano. Kanze muhereje ko uri banyitaguma mu kabari. Mbone usohotse. Papa nuko kumvira. Mbone usohotse. Tokura. Umuntu ugenda. Ariko papa genda nyakumbesire. Kicoco. Nzongere mubone ugarutse hano. Nzakumena ijisho wakacucu. Kano kabyi. Wowe uraza. Are. Macebere. Yaranagoye. Ibintu byose wowe nukagira ikibazo. Niyo mpamvu nanjye ngukunda. Niyo mpamvu ndambura ikofi cyose washaka kwikoreramo. Urumva? Niyo mpamvu ngomba kukuremera buri kimwe cyose. Nanjye niyo mpamvu ngukunda. Dore reka nkubwire. Nzagutembereza urumva? Mujyane kuri rake bita Papa Kiroso. Iyo ni ya papa none. Urumva? Byose Sheri papa we n'umukire. ahantu hose ubona heza muri amaje byose nzakujyana muri mu kwa papa. Urumva? Wow, yeah. Fine. Urumva? Ose bakujyane gutembereza mujyane. Urumva? Kandi wibuke niyo mpamvu uri umugabo wanjye w'ibihe byose. Kandi ahantu hose ni mu kwa papa hose. Cyane Sheri ndagukunda. Kwa Papa Kiroso. Nawe ndabizi. Urumva? Wowe. Niko. Ihene zanjye urazibuka? Ihene zawe? Uyu ni Mucoma.
yotsa ihene uyu ni umusazi umva N'umusazi. nkakurekura do nanjye nayo nyobeye impamvu n'umusazi koko yotsa ihene se wowe uramuzi wowe ndamuzi Ngegera n'umunyeshuri nkingi. wanjye uyu tugiye no kubana nta n'isoni wowe nta n'isoni tugiye no kubana uramba kubita mwembi udukubise ute se ni mucoma uri mucoma sheri uyu ni umusazi ibyo avuga ni ndi ukuri umusazi se njyewe uyu ni umusazi mwihorere rumva njyewe ndi umusazi rumva imbwa we njyewe urahita umusazi papa wowe uri ntiyakwishyura umusazi nyine none sheri ni umusazi mwihorere ngwino twigendere ngwino twigendere umujyana hehe se ahubwo uzi sheri ni umusazi uyu nguyu ceceka se none se ushaka kumukubita byonyine se ushaka kumukubita se yakoze iki se si uko abantu barengana yakoze iki ngambanza murekure ndekurira sheri wimusebereza ahangaha Sheri, uyu ni sheri koko. uramusebya kubera iki mbabarira umva wowe uyu ni sheri ni sheri wanjye nyine sheri ko wirukanse bite kugiye ndebe ngandebe nese yakoze iki uyu ni sheri ku buryo uza kutubihiriza bigeze ahangaha ubundi urinde wowe n'ibikote bibi gusa ihene zanjye zose yarazimaze yarazimaze se yibihene ni wowe nsigaranye sasa umva va ku giti reba umuntu ni nkande yewe wowe ibyo bipantaro ibikote ibigofero ibifime umusaza nkawe niwe muntu umusirimu bivuze ngo reba bivuze ngo mbo icyambere ye nagutuza ahantu heza uriya buriya se yakujyana hehe wantuza ahantu heza nkahe baba we ushaka igorofa oya kadasitire oke yewe ndazifite nyinshi cyane ahubwo reka twitambikire Mavenge mwaramutse neza rero business ndabona uri kwitwara neza nta kibazo undi erega papa kirose naramamaye naramamaye none nari ndimo nibaza mu bintu byari binyuje hano najya ndebe uko stock imeze hano mu majyepfo hari ibyo bari bakeneye mu majyaruguru hari ibyo bashaka abona nyuze hano ngo tuvugane nk'umuntu ujya uba muri stock cyane umbwire zirangufuri ziracyarimo muri stock ziracyuzuye zirahari ya mavuta nayo arahari ayo ngayo arahari yose na crogate cyane hepfo mu majyepfo bakeneye crogate cyane za zindi zira za white dent ntabwo bazikoreshaho cyane white dent zarabananiye dent rwose ndikubona nazo zirahagije kubona hano ibintu byose ariko ndabona konyage zigiye gushira hasigaye kongeramo dukeya muri stock harimo dukeya score harimo dukeya nazo ni ukuzongeramo jya umfasha umpe raporo kare ndireka ratazagira ibyangirika nta joro yes of jya umenya akazi kandi ujye umufasha mwihutisha ibikorwa abakiriya mujye mubakira umukiriya ni umwami nimubona umukiriya mujye mumenya ko ari umuntu udasanzwe niyaza abagana mumenye icyo mukwiye gukora papa kiroso nta kindi cyanyamamaje ni serivisi nziza ubu munde utagira ngo iyi ngofero uru rugara rwambikwa n'ubusa oya serivisi nziza umurimo unoze kandi yihuse umukiriya ukugana mwakirane na yombi yihute neza kandi nta joro nakubangamira uzambwire nta joro ngwino hano ibi bintu byose ntabwo nari nakabaye nsanga bigiye gushira ariko ni ibyo twagira ngo tubahe raporo urabona ya depo yacu nashyizemo nabyo uraza kubisangamo ya depo yacu hano hepfo mu gatsatara ibintu biruzuye nta mpamvu yo kugira ngo mwicare mu iduka ritarimo ibintu none ngiye nimara kubyandika ibikenewe dufata imodoka tubizamura na Eric wa wundi uturanguraho nawe yari yambwiye ko hari ibyo adafite hari byashizemo muzi ariko na za nkweto turaza kuzishyiramo zera nkweto z'abana zirakenewe reka ubwo tubonye ibyari bikenewe mufashe no kayi mu kanya ninza kugenda uraza kuyimpa mugume mwakira abakiriya reka ndebe uko mutanga serivisi bose ubonye ko byose yari arimo aratubaza raporo y'umunsi
ariko nibyo kuko na ziriya nkweto nazo nari nanditse zari zikenewe ziriya z'abana urabona ko bari muri control tuba tugomba gukora akazi neza cyane sibyo ku buryo dutanga raporo ihamye abakiriya ku buryo nta kintu bazabura uko bimeze karibu kiriya Bon. Uriya korogati nini inini irahari imena amavuta ariya y'abadamu zowe kazowe kajya kaba keza ku badamu bari neza hanyuma mume n'uburoso bubiri yego n'icupa rya primus ko kunywa ariko waguha ikinini n'ujya ukibasha zana vuba bon ndashaka n'inkweto za zindi z'abadamu ujya ukunda gutwara cyane utu si two twizara twaba twiza kurusha rebera kaka ahubwo gira vuba ngire ngupakiriraho nawe mpereza uburoso bubiri bwo kwiborosa twaba twiza kurushaho natwo batugupfunyikire shyiramo sha kumushyiramo ambaraje ubwo bibaye angahe bibaye 5 okay bon ubwo nta hejuru rero bose yaratubujije abujije iki yaratubujije kujya dukora chef mwiriwe na hano se kandi uje guteza intambara bwoko ki umva ihene zanjye ntabwo ari mwebwe mwazi kwanza na sheki wampaye nta mafaranga ariho ushatse kuvuga ko jewe papa Kiroso ntanga sheke zitazigamiye ngendagiye ariko umva mbwire ntabwo uzanywe hano no kwikopesha bihwaniyemo ibiki bihwaniyemo ibi byose ntwaye bihwaniyemo ngo umva sha ntasora ibyo bintu aho ngaho ntabwo yabijyana ahubwo yibeshye nge nze ntasora ibyo bintu aho ngaho ahubwo uterura umuginga arabisiga byo jugunya hanze umusaza kandi ibyo bintu bimwaka abigarura umva uranyigire urashaka ko nica umukozi wawe terura umuginga w'umusaza ujugunya hanze kandi ibyo bintu bimwaka bigarura urabisiga ibintu ni apana umva se njyana hanze gute kandi ibyo bintu byacu bimwaka bigarura umenye ko umva umenye neza we shoje arimo kugushuka gushuka iki ntabwo cike nicyo nkwangarije uragira ngo noneho turwane urwane nande uradura bijyanye umva n'undi munsi shobuja arimo kugushukaho ukagira ngo ni blague nge nakumena mbonye imbaraga zawe nyine urabijyanye ziba uzabona ishyano ndavuze nti n'ubutaha muzajye munyitondera njye ntabwo ngana namwe mwabaginga uzabona noneho reka nkwereke ngwino uyange hano turi renga nkwereke ngukorere wowe mbaho nyana y'imba none uzagaruke ziba genda papa Kiroso nta mpyisi ntasera agakoma ubwo rero nawe ubuje guhembukira mureke shaka komeza akazi birase bibuza ngaho biriya kuri papa Kiroso ko ari nk'agatonyanga mu nyanja mureke uzi n'ibindi umwanya nataye hano urahagije gusa umva se seba warise ngo nacyo nsigira ibintu byanjye naje mu gitambaro cyanjye we nakumena kumirwa kubembere se mba mu maso nyoko babara no kuri kwimana umva wowe se boss igihe unjyanye mu gitambaro cyanjye ariko sha umva ndagukubita urumirwa wowe